ubundi bya binababwiraga intérêt personnel umuntu yatangiye kwiga kurangiza atangira gukurira n'iki gikurikiyeho n'iki gikurikiyeho aho muri icyo n'iki gikurikiyeho niho bakora ibyemezo yego so turabwa rero niba mugirane contrat nibura uyu muntu agenda azi ko afite akazi naragaruka ibihugu byateye imbere niko babikoraga bagakurikirana abantu babo bakaba bazi ngo aba bantu nibarangiza bazagaruka barakora ibi ngibi bikaba biri clear wenda mujye kureba mu mateka ibyo bita Chicago Boys wo muri Chile nuko bateje imbere Chile mu myaka za 80 so n'abandi rero niko baba bagomba kuba babikora turabibakangurira muri iyi minsi ngira ngo zabibona mukurikira muri za Rwanda Air n'ahandi turababwira aba bantu ni mu ba briefing ni mu ba sharing na retainer contracts ku buryo arajya kurangiza nko muri ibihugu biteye imbere bajya kurangiza companies zatangiye kubareshya namwe ni mubareshya bagaruke ni mubareshya mukabaha amakuru bakaba bafite assurance y'akazi bakaba bafite wa mutima navugaga mbere baragaruka ibyo rero ni ukugira ngo tube intentional n'uburyo twohereza abantu n'uburyo tubakurikirana n'uburyo tubafacilita kugaruka yego duse nk'abasubira inyuma gatoya umuntu ashobora kwibaza ngo ubundi kugira ngo leta inyemerere kujya kwiga mu mahanga mpabwe bourse bisaba iki kuko abadukurikira bose baba bakeneye kujya kwiga mu mahanga bari benshi reka tugaruke kuri uburyo bikorwa ubundi bisaba iki murakoze cyane wenda biraha n'amakuru y'ababishaka kugira ngo babyeexploite icya mbere nk'uko nababwiye cyane kugira ngo reka ngo sore sina buruse kuko buriya buruse icyo bivuze ni scholarship ngira ngo because buriya amafaranga leta yishyurira ku bantu bajya kwiga hanze si buruse nibyo bita government bursary loan ni loan ni inguzanyo azayishyura arangije ariko ibyo nta kibazo ikibazo ni ukuvuga ngo birasaba iki icya mbere uyu muntu aba agomba kujya kwiga muri za domaine cyangwa priority areas leta ibona yuko zifite cyuho cyangwa ibona yuko ari priority zikenewe akenshi iyo tubishyize hanze tunerekana n'izo priority n'ubu wenda kugira ngo babimenye abadukurikira n'ubu hanze hari call irahari izageza ngira ku itariki 30 cyangwa itariki ya mbere iyo call ihita yerekana priority aho igihugu gikeneye ubwo bumenyi icyo nicyo cya mbere icya kabiri ugomba kuba ufite amanota meza kuko ibyo twabonye abantu bamwe bajyamo adafite ubushobozi performance itameze neza akagenda bikamubera ikibazo yageze iriya so ugomba kuba ufite amanota meza tunanabigaragaza buri ko dutangaje duhita tubigaragaza nyine n'icyo bita admission n'uzago university yaguhaye admission ko kuziga so icyo gihe bihita bigaragara admission ikahuzwa na za priorite ikindi uri umunyarwanda kuko na government bursary loan ireba cyane abana b'abanyarwanda gusa akenshi ni ibyo ngibyo hari ikintu ukomeje uti ribwa n'amanota kuko hari ugerayo bikaba bishobora kumucangirayo iyo bimucangiyeyo amanota rwose akanga umusaruro ukabura agasibira leta irakomeza ikishingira uko gusibira kwe cyangwa biramubwira muti taha byanze murakoze cyane kuko iyo tubirimo tugenda duhura n'ibyo bintu wenda ntabwo nibivuga ariko hari abo twahuye n'icyo kibazo akenshi iyo byabananiye tukabona byanze neza turavuga mugaruke wenda dushakisha ahandi ariko hari ubwo ujya gusanga ugasanga leta yishyuyeho amafaranga umuntu
asibiye inshuro zingahe, ahinduriye za kaminuza, ariko ukaza ukabona ni ikibazo cy'ubushobozi. Yego. Ntabwo bari hajya hazamo n'ibibazo bya disipurine, umuntu rwose imyitwarire, raporo ze zikajya zibagaragariza ko yagezeyo n'imyitwarire bikanga. Muri ya raporo nababwiye ya buri gihembwe tugenda tubibona. Rimwe hari ubwo bisaba no gukontakta university cyangwa tunakorana na ambasade zacu. Akenshi iyo hajemo imyitwarire na ambasade zacu ziradufasha. Yego. Yego, reka tugaruke rero kuri izo nguzanyo kuko abantu bumvaga hari bamwe baba bacyumva nyine ko leta yakwishyuriye. Hanyuma se abishyurirwa ko mwatubwiye ati 1/2 cy'abarangije kwiga bamaze kugaruka, tujye kubyishyurwa, inguzanyo zirishyurwa kugira ngo n'abandi bana bakomeze bige, kuko hari igihe umuntu agenda leta ikamuhaya mutanze amafaranga yanamara no kugera kukaza kumva ko atari inshingano ze kwishyura, kandi wenda ayo mafaranga ari nayo akoreshwa kugira ngo n'abandi bajye kwiga. Mu bijyanye no kwishyura bihagaze gute? Ya, murakoze cyane. Ni nacyo kintu gikomeye abanyarwanda bakwiriye kumenya. Dukwiriye kureba yuko turacyakeneye gushyiraho ubumenyi butandukanye mu gihugu cyacu. Ariko kwishyura ntago birakora neza. Icya mbere biri ku bibazo bibiri. Icya mbere imyumvire mu mutwe yuko ndiga, leta yakwishyuye amafaranga, ubu tugeze hafi, leta imaze gushyiraho amafaranga agera kuri miliyari 65. Yamaze kwishyurwa. Yamaze kwishyura. Ubwo ni kuva ryari? Kuva imyaka 10. Yes. Miliyari 65. Yego. 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 So ayo mafaranga tuba tugira ngo nibura babandi n'abarangije abona akazi nawe atangire kwishyura, kugira ngo wa wundi nawe w'inyuma nawe afashwe, sikiri ikomeze. Ariko ubu mbabwiye abamaze kwishyura, umubare ntabwo iri so exciting, encouraging, 17%. So haracyarimo icyo kibazo cyo myumvire, kubera ya concept ngo ni buruse leta yaduhaye. Icyo ni kimwe. Ikindi turimo turakorana na BRD n'ibigo abakoresha, kugira ngo dukangurire abantu bishyure. Kuko n'ahandi mu bindi bihugu hose, yababwira muri Amerika n'ahandi, iyo leta yakwishyuriye urishyura, kandi usanga atari menshi. So turimo turagerageza kumobiriza abakoresha, abanyina babonye amahirwe yo kwishyurirwa na leta, baba mu gihugu hano no hanze, bishyure. Ikindi cya kabiri, cyane cyane abari hanze, turimo turareba gushyiraho n'izindi politiki zabafasha kwishyura, kuko bazishyura noneho byo turimo 100%. Ubundi bari basanzwe bishyura? Ntabwo bishyuraga n'amafaranga menshi. Bishyuraga nk'ageze kuri miliyoni 2. So ukabona umuntu ananirwa no kwishyura miliyoni 2 yaratanzweho arenga miliyoni 100. Kuko hariho porogaramu zihenze cyane. Ariko ubu ngubu turimo turagerageza guhindura muri politiki zijyanye n'iyi sikimu, ku buryo ko abantu bazishyura 100%, bakongeraho na taux d'intérêt. Kuki ubundi bishyuraga make ku yo batanzweho? Kuki bishyuraga make ku yo batanzwe? Mbere niko byari bimeze. Bari baragiye babyubakira ku muntu wese ungana n'uwize muri universite y'u Rwanda. Yego. Ibyo ari kurumva na economic efficiency irimo. Ariko ubu noneho turimo turabikora ku buryo umuntu wese azishyura 100%, akongeraho taux d'intérêt 12, ariko yabonye akazi. Ntabwo bamwishyuza atarabona akazi. Agomba kubanza kubona akazi, noneho agatangira kwishyura. N'umukoresha we akabimenya. Niba maye akazi Edward,
ngomba kumubaza ese warangije buruse, niba warize kuri buruse ya nguzanyo ya leta, ese warayishyuye? Niba utarayishyura nyine hari ibyo usinya ku buryo buri kwezi batangira kwishyura aya mafaranga. Umukoresha rwose bagomba kubimenya. No wa wundi uri hanze turabakangurira kugira ngo nabo aho bari, kuko abashobora kuba ahisemo kugumayo ariko amafaranga aya transfer. Damuke TV.